Bruno Ferri ngarakinisha musore Prince cyangwa ngo muri tize yarebye iki cyumweru nabonye musore Prince arushaganijwe rero musore Prince nabara abaferuzi bamukinishaga uramukinya ashobora kuba mu myitozo abari mwiza hari abakinyi b'imyitozo n'abakinyi ba match kuko muri match nta kintu atatweretse twabonye abari ku rwego rwo hasi ariko ashobora kuba tiza zikanira musore Prince uramureba ukabona physiquement afite imbaraga musore Prince ukabona centre azi kwitera ariko musore Prince ararangara ararangara uko na bari muguyeho akajya ku defend umuntu ukabona mu defense yamaze kugenda ukabona agiye gutera atakira kubisa umuntu wamujyanye kwa muganga reka sagere nk'imbere y'izamu muhindura umupira umugwaho ukarenguka wese musore Prince kuba ruri wenyine imbere y'izamu bigenze bite wa depoje umupira mu izamu urumva ariko umutoza Bruno Ferri ngo ikintu yakoze agisha inama aba batoza bungirije bakamubwira uko babona ibintu ngo niwe bifatira imyanzuro abantu bo muri Rayon Sport ngo bagize gutya babona musore Prince ari mu ikipe ya mbere mu buryo butunguranye urumva indi mpinduka ubwo ni muri absence ya Yusu birashoboka ko Emery na Rushema aribo bazakinana muri Axe nk'ikintu cyo bagerageje gushaka kugarura Kabange muri Axe ngo Serumoga banze kuri kabiri umutoza ngo yacyanze kwa kundu bukurikira neza umenye uko ibintu bimeze ngo muri tize za nyuma zirangiye Rushema na Emery Bayisenge nibo bakinaga muri Axe hagati nta gihindutse n'ubundi barakoresha ira mediane isanzwe Aimable Richard na Kitoga ariko ikindi gitunguranye uyu mutoza ngo ntago ngo Jesus amwemera neza yamaye ngo Jesus ni umukinnyi mwiza abamwegereye icyo babivugaho ni umukinnyi uzi gucenga n'umukinnyi ufite imbaraga n'umukinnyi kiri mutoya ngo ari kudakora ibintu biri productive kanata atanga assist gakeneye umukinnyi ngo bamukoreho n'amakosa bakamukora amakosa ntabwo ndamenya neza igitekerezo ko kimeze ubwo rero ntazakinisha Basani niba ari ibyo kuko niwe ahubwo wamugana ukora ibyo ngibyo mwabibonye ko kufure ebyiri Rayon Sport yabonyemo ibitego biheruka igitego cya Richard n'icya Emery byomba ari Jesus bakoresha amakosa cyane nge nta match ajya apfa kurangira ibyo upfa kurangira arimo ngo ntagire ikintu kimukorerwaho Rayon Sport kigira inyungu burya rero narababwiye nicyo bita dawa ya mapenzi Fisto ishimwe ngashobora gukina kuri win Bruno Ferri azanye impinduka ariko izo mpinduka ko numva zashyirisha Moreyo none se abatoza bahasanzwe bashobora kuba bamutinye rero ayo ni amakuru mfite ashobora guhinduka burya ibintu muri Rayon nigeze kubabwira umuntu arambwiye ngo ko atarenze niba ari ibyo ngo ko atari burenze kwa kabiri Kanyizo yaba ari mu minsi ya nyuma agitangira batangiye kumuvaho Kanyizo narakubwiye ngo muri Rayon Sport umunsi w'amasaha 28 muri Rayon Sport mara nk'amasaha 2 biba byihuta cyane ibintu birihuta cyane ejo dushaka kuza twabwira ejo nshobora kuzaza mabwira ko amakuru ibintu byatangiye guhindura isura aya ni amakuru y'indani yatize z'iki cyumweru turangije ariko umukinnyi witwa Asmani Ndikumana ngo ameze neza abari hafi barakubwira ko ngo Asmani we ngo we na Kitoko nde harya Faustin Kitoko Likao Faustin Pizarro ngo bashobora kuba bagiye no kubana mu nzu ku buryo ejo nabonye bari kuvugana ba nanjye arakaba image nabonye ngo barashaka gushyira hamwe cyane bagafata intsinzi ikipe niba Fisto akina ku ruhande bazana akaba yaravunitse ninde wundi uri ujye ku ruhande Yves Habimana number 11 Yves Habimana ngo na Adama bagendaga babahinduranya gutya ariko surprise zirimo nizo ebyiri kuba musore Prince ashobora kubanza mu kibuga no kuba Fisto ashobora kubanza kuri wing shazamwireka musore ikibazo ahantu kiri buriya gihewe nta nubwo nanakigira kuri musore Fisto biri buza kurangira arimo agongana na Kitoga ku 10 uzabibona reka turebe amugari bimwe bavuga ngo by'iminsi by'amasaha muri Sport ku aba bakenye babiri rero aba rero ntibazatungurwe no kubona hafashwe icyemezo gitunguranye cyane ko muri first half Mabadiri uzasimbuzwa Mabadiri ko ya premier meta ntibikunze kuba ariko Asman ngo aragishaka ngo mu mutwe we ntaje yumva uburyo match irangira adatsinze igitego aba Filisteri nabibonye kuri match ya Bugesera
sinzi umwana Asman yibona ngo bashatse kumukura mu match y'Urukaranga ati ngenda vamo natsinze igitego kweli karavuga ati mwabaye muretse gakeya ariko ibyo ni byiza umukinnyi wishyizemo Hmm? atsinze igitego Gicumbi yishyizemo yavuye kuri ba abandi bakinnyi rero kwishyushya araza abwira umutoza ati nshyiramo abandi bakinnyi batari kuri fede match ngo na Rivaldo ntabwo ari kuri fede match ushobora kuba yagize akantu k'akabazo ariko nareba byose nawe yasubiye inyuma cyane reka tuze mu kanya gato rero dukomeze turi kuri Rayon Sport na Skol hari bikuvuga hagati ya izi mpande ebyiri zikorana cyane bya hafi. Hello Rwanda, iyi si promo ni level ja. Airtel yazanye combo pack 3K monthly igahindura uko ukoresha telefone yawe buri munsi. Ibi si iminota gusa, ni data yo guhangana n'isi, ni amajwi yo guhamagara buri wese, ni imishinga yawe online, ni plan zose z'urukundo. Ku mafaranga 300 gusa mu kwezi kose ubona gigabyte mutamara wakoresha buri munsi ku mirongo yose. Ubu nukwemeza abantu kuri serious. Fata phone yawe ukande akanyenyeri 255 urwego cyangwa ukoreshe my Airtel app. Hindura imikoreshereze yawe winjire muri month iri kuri level yo hejuru kuko uri kuri Airtel urayoboye. Since we started, you've been with us. 87.6 Radio 10. We lead. Others follow. Iyo ni Rayon Sport rero n'amakuru ayivugaho mbere ko ikina n'ikipe ya Etincelle ku munsi w'ejo. Hanyuma wabonye ko Rayon Sport nayo yatangiye kuginyomoza ejo ku mugoroba nabonye kuri social media yazo Vibaruwa ko yasohoye ibaruwa y'inyomoza rwose ngo amakuru yaramaze iminsi avuga. ariko mbwa twavugaga bya Kitoko wa kane yavuga ati giye imodoka ndayishaka nubwo nje muri returu umuntu anyibujije ko ngo nakamana Bokota igikura nkota ngo yaje muri returu ahita aba MVP yaraje atsinda ibitego byinshi 14 Cedric wese uko byagenze Cedric ntabwo yabaye top scorer ariko yabaye top scorer arya yabaye top scorer yabaye top scorer yatsinze 12 yabaye top scorer Cedric ndabyibuka batangira ibihembo muri Sports Vian Remera mu marembo ya stade ndabyibuka rwose Cedric yambaye agakositimu ubwo rero ntitwavuga ku bakinnyi bazabashya nyine bagakina imikino mike ariko kuko yakaniye ngo imodoka arayicyura nakoretize tumubone kuri muri ino mikino iri imbere azakina nyuma y'uko isoko rizaba rifunguwe. Hanyuma nari nkomoje kuri Murera ku munsi w'ejo yasohoye itangazo rigenewe abanyamakuru, ni itangazo kuri nayo rwose ngo barimo banyomoza ngo ubuyobozi bwa Rayon Sport buramenyesha ko ngo amakuru yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko Skol yaba ifitanye isano n'ubukire bwo kwishyura imishahara atari ukuri. Skol yasohoje neza inshingano zayo zose kandi umubano wayo na Rayon Sport ukomeje kuba mwiza kandi wubakiye ku bunyamwuga. Nubwo hari ibibazo bya mikoro, ubuyobozi bwa Rayon Sport bufite ingamba zirambye zo gushaka ibisubizo by'ibibazo bya mikoro byagiye bigaragara muri uyu muryango. Ubuyobozi burashimira abafatanyabikorwa n'abakunzi ba Gikundiro ku bufatanye bukomeje kubaranga. Bunabasaba kudaha icyuho amakuru y'ibinyoma agamije gusenya no kwanduza isura y'umuryango wa Rayon Sport no guca intege icyerekezo kirambye ubuyobozi bw'umuryango bufite.
basoza bavuga bati rwose n'ubuyobozi bwa Rayon Sport Association. Aya makuru Rayon Sport yanyomoje hari aho wari uyazi Hitima cyangwa nawe nibwo ngewe natunguwe sincerely nukuvuga ngo ibyo banyomoza nabyo ubwabyo ntabwo bari babyumvise bivugwaho. nukuri ntabyo ngene numvise kabasobanura uburyo byagenze. In the first place ikipe ya Rayon Sport yarahembye Kanyizo ndagira ngo tujyane neza mukurikire. Rayon Sport yarahembye ihemba kuwa turi kwa kangahe kwa gatanu. Rayon Sport yahembye kuwa gatatu mbere ya Christmas. Ihembye ariko ihemba abakinnyi gusa. Turimo turajyana neza. Mu guhemba abakinnyi gusa muri professionalisme iba iranga Murenzi Abdallah. Murenzi Abdallah ngo mu mutima we hajemo akantu kavuga ngo simpembye abakozi bose b'ikipe kandi binjiye mu minsi mikuru yumva sibyo. Turimo turajyana none ngo bandikira message ngo yo kwiexcuse. Avuga ati turimo turakora ibishoboka byose kugira ngo amafaranga namwe muyabone vuba. Amafaranga bari bafite yari make bayikuraho bakora iyo geste. Ku message yo kwiexcuse mu bigo igibaho ni ibisanzwe bijya bivugurira. Icyabaye umwe mu bakozi ba Rayon ashobora kuba yarafashe iyo message akayipartaje abantu. Turimo turajyana nabonye byandikwa no mu binyamakuru ahubwo uwo mukozi nawe ntabwo aba ari seriye kutangaza amakuru iri mu rugo rwawe muri equipe muri famille niko byitega no mu muryango administration. Iroze Hitimana nk'ubu nk'aga case karimo hano mu kigo akariko kose ugiye wumva kumva ngo barimo barakavuga bakanditsa aha byagenze gute kuri social media za barunaka bari kuvuga ntabwo twaba turi abakozi bese. Ariko iyo twabyisubiriye abakozi nabagira confidentiality y'akazi, abakozi nabagira ibanga baka gusa ari byo ngibyo biba byarakozwe out of frustration. Umukozi kumva ngo giye mu minsi mikuru adahembwe bikaba byamurakaje. Hanyuma muri iyo message numvise ko ngo ashobora kuba hari ahantu President Murenzi yaba ngo yaravuze amagambo agira ati hari umufatanyabikorwa twari dutegereje ko twishyura none yatubeshye ibintu nk'ibyo. Ariko turacyarimo turarwana no kugira ngo tubone amafaranga kare rwose. Ibibabayeho muri Noheli ntibizababeho mu bunani muze mwabonye amafaranga yanyu. Ubwo ni muri bwa buryo bwo kwiexcuse ku bakozi. Yego. Rero ngo hari abanyamakuru n'ama blogs n'ama social media n'ibiki bavuze bati uwo mufatanyabikorwa byanga bikunda ni Skol ngirarakara yaje vuga ati ntibishoboka. Skol yazi ejo ivuga ati wa mugani abafatanyabikorwa ko mutaba specifiye ngo muvuge ngo ni bande. Twabwirwa n'iki ko atari twe. Umufatanyabikorwa urasosiye kuri Rayon bizwi ko ari Skol. Ubwo urumva Skol nawe wayumva. Murimo muraduteranya n'abareyo mubabwira ko hari ibyo tutubahirije mu masezerano. Cyabaye uko nabyumvise ubuyobozi bwa Rayon Sport bwagombaga clarify ko nta kibazo bufitanye na Skol. Niryo ryatangazo mwabonye bukanakomeza urugamba rwo gushakisha iyo mishahara nyine. Ariko icyo mvuga ni kimwe, aba bayobozi ba Rayon Sport bafite akazi katoroshye. Aba bayobozi ba Rayon Sport bafite akazi katoroshye. Kwinjira muri Rayon Sport ufite mandate y'imyaka y'amezi 3, ukinjira muri Rayon Sport ugomba gukemura ikibazo cya Ahafami ya Lotfi, ugomba gukemura ikibazo cya Adurayi Jaro, ugomba gusinyisha abakinnyi mu kwa mbere ukabishyura 5 nibo bavuze 5, ugomba gushaka imishahara y'iburi 2 cyangwa 3 bitewe kuko bagiye muri Rayon Sport matariki yahekanyizo ukwezi kuzuye. Ukwezi bamaze muri Rayon kuzuye. Ukwezi kwa 11 ntiguhembye. Ukwezi kwa 12 bagomba kuguhemba. Ukwezi kwa mbere bagomba kuguhemba. Kwa 11 zose numvise ngo baraguhembye. Oya buriya Tadeo yasohotse ahembye kwa 10. Amafaranga ejo bundi se numvise bahembye. Nayo kwa 11 nyine nibyo ndi kuvuga. Yego. Manda ya Murenza Budara irasabwa iki? Ahubwo manda ya Murenza Budara ubwo twari tugeze ukwa 11 kwa 12 kwa mbere nayo ngayo. Ubwo kwa kabiri
ukwa kabiri si gusa amatora Niho zabo amatora zabo okay sawa amezi 3 siko bimeze Kanyizo ibyo bintu byose hamwe biteranyije ntabwo byaje munsi ya miliyoni 200. Rayon Sport payroll yayo ikipe y'abagabo n'abagore buriya ni miliyoni 44 miliyoni 44 Urabyumvise. kuba gatatu oya ni ijana kumya 130 wenda urashyiramo amezi 3 Oya, 15 za famille Lotfi. Kanyizo fata telefone kugira ngo tujyane neza. fata miliyoni ijana na miliyoni 44 gukuba gatatu. ijana na 32 sibyo turongeraho miliyoni 15 za famille Lotfi. ijana na 47 twongeraho miliyoni 10 za Durai Jaro ijana na 57 none ushyiraho na recruitment zaba bakinyi bagiye kuba recruited kongeraho ntago zajya munsi ya miliyoni tuvuge wenda 60 nayo amafaranga uri gukoresha bavuza abakinnyi n'ubwo ko bagiye uranyibukije hari article mbonye ngo kuvuza umukinyi umwe birimo biragenda bikagwa muri miliyoni 3 Azizi Basane ejo yarabazwe ariko Yusuf Diagne ngazabarwa ku wa mbere azarara mu bitaro ku cyumweru abagwe ku wa mbere aba bayobozi bafite abakinyi b'abanyamahanga kubinjiza mu kwa mbere hari miliyoni 2 babatangira aha yagiye transfer zose zo mu kwa mbere reka tuzifate tuzigiye miliyoni 80 nawe wavuze ko ari gukoresha ngo 150 ntabwo byashoboka ariko se mufate ko rw'ubundi murinzi yavuze ugomba kuba miliyoni zingahe ijana ko tuzakamubaza nitumubona nk'ejo ubwo aho hiyongeraho uturokare hiyongeraho prime hiyongeraho bisi récupération nongo mu mezi 3 aba bantu barasabwa amafaranga atari munsi ya miliyoni 300